mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Lucas asaga nahaguye igihumure nangwa se yaramaze kugwa igihumure. Raila yaramaze gutabaza ako kanya uwitwa Nimrat ndetse na mama we bahera ko binjira mukinjira bagasanga Lucas arasa naho aryamye mu ntebe. Nimrat mu bwoba bwinshi aramwegera agatangira kumukomanga amubyutsa agira ati baby sweetheart be kanguka be wakangutse ese ubundi ubaye iki n'iki kikubayeho? Ntabwo Lucas aba yumva. Raila we nta kindi kintu akora ahera akagahamagara kugira ngo baze batware Lucas kwa muganga. Akimara guhamagara imodoka iza kumutwara ahera akagahamagara na Kimi aritaba avuga ati Raila kumamagaye bwije habaye iki? Raila ntago aba atuje aba afite ikiniga ari kuvugana agahinda ndetse n'ijwi rwuje umubabaro. Jinta arikanga akavuga ati Raila are you okay? Umeze neza? Raila atoya ntago ameze neza. Undi ati none habaye iki? Raila yarakakabwira Jinta akamubwira ati Lucas aho kugira ngo avuge araturika akarira. Kimba ati bigenze bite? Lucas abaye iki? Hari ikintu kimubayeho? Mbwira. Raila mbwira. Undi aho kumubwira ahera akagakupa. Ako kanya Jinta ahera akakamuhamagara kugira ngo byibura yumve ko yamubwira ikibaye, ariko n'ubundi Raila kuvuga bikanga. Jinta akomeza kumuhendahenda akamubwira ati mbwira, uri kuntera ubwoba, uri gutuma numva natuje. Ese urumva ibintu uri kunkorera ari byiza? Uratuma nanjye mpangayika. Mbwira mugabo wanjye yabaye iki? Raila please. Undi n'agahinda kenshi ahera akakabwira Jinta akamubwira ati Jinta ndagukunda, uri muramukazi wanjye. Iteka nshima Imana yakuzanye mu buzima bwa musaza wanjye, ariko nanone ndayishinja kuba yaratumye ubuvamo. Ndayishinja kuba yaratumye wowe nawe mutandukana mwaratatanye. Ndi kubabazwa nuko yakubonye utamwibuka, naho umwibukiye niwe utahiwe ntari kukwibuka. Ibiri kunshengura kurushaho nuko ndabuze icyo mbikoraho. Ndibaza ibintu byose biva mu gushaka kw'Imana, ntabwo biratugwiririra gutyo gusa. Ibi bimaze kundenga. Ibaze ko ibibazo byanyu byandenze kugeraho nibagirwa iby'iwanjye mu rugo. Sinyitekereza ko Dylan yongeye kugenda, ahubwo mpangayikishijwe nawe, mpangayikiye musaza wanjye. Ibi bintu ninabyitondera mushobora no kubasiga ubuzima, ariko abapfuye barapfuye, sinzongera gutuma hari upfa. Kuba Gadi yarapfuye, kuba Abi yarapfuye, ndetse na Bright, byose ni amakosa yacu. Iyo nza kubikumira ntabwo biba byarabaye.
nagize uburangare, nakoze amakosa, niyo mpamvu nazongera gutuma hari ikosa niri na rimwe ryongera kuba ndi kurebera. Jinta umbabarire naratinze, mbabarira natinze kuguha agaciro, natinze kubona inzira y'ukuri ngo nitandukanye na Sekibi. Jinta ariko kugeza n'ubu sindasobanukirwa ibintu uri kuvuga ni ibiki? Ngo Gadi, ngo Abi, Bright, Raila, mbwira hari ikintu waba uzi naba ntazi? Ko numva uri kuvuga Gadi ukavuga abana banjye bose bapfuye urupfu rw'amaherere, urupfu rw'amayobera, hari ikintu biziho? Raila ati Jinta, icyo ndashaka ni ukongera kukubona urira amarira y'agahinda bitewe n'ikibindi. Nshaka kongera kukubona wowe na Lucas mwishimye, munezerewe, mubanye nk'umugore n'umugabo, umukunda n'abagukunda. Ibindi simbyitayeho, abagiye baragiye ntitwabagarura. Jinta, Lucas ari muri koma, yaguye igihumure, ariko buja ntari kumva, ariko arahumeka. Ibi byo ntabwo nabiguhisha, ntabwo ibi bintu nakongera kubikora. Ndi kwibaza icyo gukora ntakibuze. Bose ndakwinginze ngwino urwaza umugabo wawe, nabura wenda nakanguka kubona hazahera akakwibuka, sibyo please? Jinta ati Raila, wivunika, Lucas ni ubuzima bwanjye, ni urukundo rwanjye. Ni byose kuri njyewe. Mbese sinzi uko nabivuga. Iteka iyo ndebye mu maso ye mbona hazaza hanjye hose, n'inzozi zanjye zabaye impamo, n'izuba ricana umunsi wanjye, ni nk'ukwezi kumurikira nijoro. Nakubeshya imvugo zose ntizasobanura, nta nubwo zanashobora gusobanura uburyo mukunda. Ni indirimbo yanjye ihora yisubiramo mu mutima wanjye. Icyaba icyo ari cyo cyose, njye nawe tuzagumana. Nitaye ku binca intege, nitaye ku byo ndi kunyuramo, ariko ntabura. Imana ikwiye kuturengera. Reka basi nitegure uhurire kwa muganga. Irahera kagakupa, arangiza akagaruka mu nzu, atangira gutunganya ibintu ngo arebe ko bajyana Lucas kwa muganga. Ariko asanga Limurati na nyina bisararanze, barimo bibaza ikibaye. Mu kureba babona aho ngaho hari album irimo amafoto ya Lucas ndetse na Jinta bakora ubukwe, biri hafi yiwe. Mama Lucas yitegereza Raila akamubwira ati kandi wa mukobwa we nakataraza uzakazana gutiye album iri hano irakora iki hano? Ubu ni wewe wayizanye, nibiki wari uri kunyerekera umwana ngo harya uri kugerageza kugira ngo mwibutse iri angirwa mugore ngo ni Jinta? Ndakurahira uriya mugore azagaruka mu rugo rw'umwana wanjye ntakiriho. Raila ati mama uribeshya, reka nanjye noneho nkubwiza ukuri, Jinta azagaruka muri uru rugo ku manywa y'ihanga ureba,
kandi uzaseba, azarwinjiramo wowe urusohokamo. Mama, remember iyi nzu turimo, wirwa widabagezamo, wirwa winyongamo, wipacaguramo. Iyi ni iy'umuhungu wawe ndetse n'umugore we w'isezerano Jinta. Iwawe ntuhazi, ahubwo umunsi Jinta yazinze ibye byose ageze hariya kuri gate, uzahere kuzinga ibyawe ugaruke muri ka karori kawe. Ese ubundi waje kuba hano tera wankozi y'ibibiwe? Ikindi ndagira ngo ngutangarize ngo keretse nanjye nunyica, ariko igihe cyose ngihumeka uyu ngo ni Murate ntazigera n'umunsi n'uyu n'umwe abo umugore w'umusaza wanjye. Nzabyitambika mpaka kugeza musaza wanjye akize akibuka buri kimwe. Ese muko ntabwo uba wumva ufite? Ese nujya utekereza ko urwanga umusaza wanjye azakugirira umunsi yamenye ibyo we na mama mwamukoreye? Abandi bahera ko bakarebana bagaturika bagaseka, ari nako barebana bahuza n'ibiganza bagaseka koko. Raila arabyitegereza akabihorera, afata album yajya kuyitwara nyina akayimwaka, akabwira ati reka nyitwike n'ubundi ibingibi nibyo bikoshya, maze ndore ahantu uzahera uvuga ubusa ngo urabwira umuhungu wanjye ngo yarashatse. Umva Lucas ntazigera yongera kwibuka, mu mutwe we harimo ni Murate, ubuzima bwe bwose asigaje kuri iyi si, kandi bagomba kuzabana. Undi ati mama, you are wrong, total 100. Uri kwibeshya, wowe ubwawe uri kwishuka n'umutima wawe wose. Reka mbabwire, Imana iri hejuru y'abapfumu n'abakonikoni, iri hejuru y'ibyishira hejuru, iri hejuru y'abarozi, igiburizamo imigambi y'incakura. Imigambi y'incakura igiye isesa vuba. Imana Jinta asenga iri hejuru y'ibyo byose. Baraturika bagaseka, akavuga ati yewe reka tuzarebe iyo Mana asenga niba koko yabasha kumukiza, igakiza n'uyu mugabo we, nabure kongera akamwibuka akamukunda nk'umugore we w'ahazaza, nangwa se nk'uwahoze ari umugore we. Ariko abantu mwaba bapfu, ninde wo kubeshya ko iyo Mana ibaho? Ese ninde wo kubeshya ko Imana ibaho? Ninde wo kubeshya ko iyo Mana ikora? Mwirwa mufera abantu ngo murasenga, harya ngo Jinta arasenga. Umva nasenge 7 nanjye nzaroga 7. Raila tugize ngo ikindi muri aho, asenge 7 uzaroga 7. Ayo magambo uri kuvuga wayatekerejeho? Uzi ko uri gukora mu ijisho ry'Uwiteka? Mama Lucas nawe ahera kagaseka, kavuga ati ariko mwaba bapfu, mugira imyizerere mutamenya, uraho warizeye, wirwa uraho ngaho umutima wagushizemo, ngore gusenga. Ainya Raila ati mama, kano kanyu uribagiwe twebwe nge nawe twigira mu bapfumu, twagiye gushaka uburyo twarimbura Jinta. Ase wibagiwe amagambo umupfumu yakubwiye? Wibagiwe ko yakubwiye ko ariho uburinze? Wibagiwe ko afite umuriro umuzengurutse? Ese wibagiwe yuko nta kintu n'iki na kimwe cyamuhangara? Mami, did you forget? Hey, warabyibagiwe, reka mbiguhibutse. Jinta baratubwiye ngo afite ubundi burinzi, nta cyamuhangara. Wibagiwe ko bamuhamagaraga aho kuza we hakaza umuriro? Ese wibagiwe ko imurinde itagihunikira? Uriya ni umunyamugisha, ni umurame, nta kintu n'iki na kimwe cyamuhungabanya. Ibasha kumurinda izamurindira umugabo, ibasha kumwitaho izamukiriza umugabo. Iyamurinze urupfu twari tuzi ko atakiriho, izabasha no kurinda Lucas, izabasha no gutuma yibuka. Iraje itesha agaciro ibyo byose muri gukangisha, ahubwo mube mushaka aho muzarigitira, kuko isi izabota.
rubanda bazabaseka. Ase mukoka nkubaze nabura wenda kako ni agakecuru karashaje. Umukecuru ati umukecuru ni nyoko. Rayirahira agaseka hatubivuze neza umukecuru ni mama. None se nuni mama? Mbega mukecuru we, mukecuru, mbe mukecuru uraho neza? Urara mukecuru disi, uri agakecuru gashaje nabi, ushajanye umushiha kwiyenza. Ariko mama abona ijuru uzaritaha. Mama ubona koko iyi si uyimariye iki? Bundi wakwipfiriye ukavaho. Umukecuru ati Rayira ugize ngo iki? Unyifurije gupfa? Rayira ati nabikugarukiramo. Iyaba ari wowe nabonaga uryamye aha nabura musaza wanjye atuje. Kwanza mwinesha n'umutwe ndabona n'imodoka ije. Umukecuru mbi gusa hakana ko wakareba gahagaze. Ese mukoko ukiri muto ukaba utarashaka ko nawe uzabona watuje. Iyi si kidasakaye nawe wanyagirwa. Wagiye gushaka abahungu ko buzuye, nanjye nawe ndi ko yabyaye umuhungu ikitabuze mu rutoki karamakoma, ukareka Lucas wa Jinta. Ubundi wabuze abandi bagabo wamviriye kuri musaza wanjye. Ndaro turi kagaseka ubwo ati ntago uzi uburyo nahuyemo na Lucas. Nuzi nibyo twemeranijwe nibyo twasezeranye. Umugabo wanjye nuriya nta wundi ntegereje pe, nta n'uwo nifuza, nta n'uwo neze kuzagira. Ubishaka utabishaka, ubikunda utabikunda, I'm his wife. Rayira mu mujinya mwinshi arasohoka akanamusunika kavuga ati girayo se nyine mbiswe, hereza abaganga umwanya. Abaganga bahera ko bakinjira baterura Lucas bagatereka ku gatanda bakinjiza muri ambulance. Rayira ahera kakinjira mu modoka kugira ngo arebe ko yajyana na Lucas. Ni muri atatu ugiye kandi ugomba kumugendaho. Ndetse so uramugendaho nkanda nk'iki ndetse nk'umugore we. Rayira araseka ati yego mama umugore mwiza we, dore hariya haparitse imodoka yawe, niba wumva ushaka kudukurikira utwombe inyuma. Rayira kakinjira mu modoka bakerekeza kwa muganga. Ni Murat ndetse na nyirabukwe nabo binjira mu modoka bakabakurikira. Bagera kwa muganga, abaganga batangira kwita kuri Lucas. Ashira akanya Jinta nawe ahera kahagera, ariko ntabwo aba ari wenyine, aba ari kumwe na Robinson. Ariko mu mutima aba ari kwibaza ibintu byinshi kubera ko Robinson aba yanze ko agenda wenyine amasaha bakoze. Ajya gusohoka mu modoka, Robinson akavuga ati babe wait. Arasohoka akamufungurira umuryango, ndagahira akasohoka. Aramubaza ati ariko uri sure ngusiga hano? Udati yes of course, hari umushuti wangejeje kurwaza. Robinson ati ko numva natuje, ibihurimo ntabwo bikwemerera ko buri hano. Basi ntabwo washaka undi muntu se waba umuriho? Dushaka undi muntu tumwishyure se, nabura wenda aba ari we uza kuba ari iruhande rwe. Ndatoya nta mpamvu yabyo, ndumva bitari ngombwa. Ahubwo se nta kuntu wamana iryo kote wifubitse nkaza kurigereka kuri iyi nambaye? Ndati nta kibazo ndariguha, ariko ndumva nguhangayikiye. Ndati dowole meze neza nta kibazo, ahubwo wowe taha, maybe nzaza ejo mu gitondo. Ndatoya ntago uri buze, ahubwo ndaza kuramukira hano
byibura nanabagemuriye. Robinson arera ko agahobera Kimi kamusoma mu gahanga, agahera kamubwira kamukunda, asiga amwambitse rya koti akakserera imodoka akigendera. Kimi ari we Jinta ahera kagafata telefone agahamagara Layla, undi aritaba kabwa turihe, umurangira aho ahagaze. Layla akaza kumureba, amugeraho akamuramutsa, kabanza kamwitegereza kamubwira ati muramukazi, meze neza, twari dukumburanye, nuko duhujwe n'uburwayi bw'umugabo wawe atari ibirori. Jinta ati nta kibazo Layla, ahubwo se ari he? Layla ati ngwino mukwereke. Atangira kuzamuka, bazamuka kuri floor ya 3 aho Lucas aba arwariye mu cyumba cya VIP. Bakihagera mama Lucas ahera kakabona Kimi, umujinya uramwica, agahera kagahaguruka kavuga ati wowe kandi uje gukora iki hano? Uje gukora iki hano? Niki kikugenza? Uje gushinyagurira umwana wanjye kutakira umugore we? Ese ubundi twabwirwa n'iki kari wowe ra? Jinta aramwihorera kuko n'ubundi na mbere hose ntiyajyaga amusubiza. Undi atati ariko kurya usuzugura, uracyagira agasuzuguro kajejeta? Umva sohoka uve hano, nta burenganzira ufite bwo kwinjira hano. Layla ati mama twubahane, hano turi mu bitaro, ntago turi mu rugo, taza gutuma nkubahuka kandi uri mama wambyaye. Mbere yo kugira ngo ubanze ugere kuri Jinta, na mbere yo kugira ngo umuhutaze, urabanza ukura umukobwa wawe Layla mu nzira. Uyu ni njye wamuhamagaye, muhamagaye ngaza arwaza umugabo, nta kindi kintu muhamagariye. Rero mwebwe sinzi impamvu ahubwo mwipanze akazi. Ubundi wagicecuru we cy'umutima mubi, cy'umutima asubundi mama, umutima wawe ubudusute, mbona wagira ngo umutima wawe urirabura, umenya hari utanirabura nta karugira. Mama mba numva ntazi, keretse uwakumaga kubika ahantu ntabura by'igihe, ahari wenda twagira amahoro. Ahera ko agafata Jinta akaboko ngo bahere ko binjira, ni Murata akitambika akavuga ati Layla ufite uburenganzira ku mugabo wanjye, ntago muri bwinjire. Ndata ariko noneho murasetse, wowe uri umugore wanjye. Tugiye mwirangamimerere tukajya rwose mu bintu biranga Lucas, twasanga ko ari umugabo wa Murata, nabwo twasanga ari umugabo wa Jinta. Mwagiye mureka kwipanga imyanya. Ese iyo wirebye wibonamo iki? Iyo wirebye ubona uri mwiza, ubona uruta ubwiza Jinta, uzi ikintu umurusha? Umurusha ubwomanzi, uburara, ubucakura, ubupfumu n'uburozi. Mbona wewe ukuntu usa n'ibyo ukora rwose murasa, ntabwo ushobotse mukobwa, ahubwo mvira mu nzira. Undi ati niba winjira uri inzira ariko ntabwo mwinjirana. Aje ati se ubundi? Undi ati yaje nk'umugore wa musaza wanjye, kandi twubahane ntituze gushwana. Nta kindi kintu Layla akora, aramubwira ati nyaboneka utaza gutuma nkubahuka nkaguta hanze mwisanga ngiye gufungwa hejuru yawe. Uretse ko niyo nafungwa ndizera ko Kimi yaba ahari. Ndati Kimi se kandi aje ati ndati naguri kumubona imbere yawe, uyu ni Jinta ariko ushatse wanamwita Kimi, yose nayo yarayitaba.
ibindi ntabwo bikureba. Undi ati ariko gusa araso kwiruka disi we. Mwembi babiri aho bigeze nta n'umwe uri bwinjire. Rayira ati seriously? Ariko ni muri umuntu ubwira uramuzi ntabwo muzi. Rayira yitegereza amakamera yose ari aho, arabanza agashaka igiti akayahindukiza kugira ngo ataza no kumufata. Nta kindi kintu akora, ahera akabwira Nimurati, akavuga ati ngaho ngera witambike, nkukubite nkukosore, nkumare mu ubwo bugoryi bwose n'ubutesi ugendana n'ubwirasi ufite mu kumaremo. Nimurati ajya kwitambika, Rayira mukubita urushyi rwiza, agahera kanamufata, akavuga ati ubu nagutahariye hasi, ugahera kugashwanyagurika, nkafungwa ariko nzi neza ko nawe nakurimbuye. Nimurati abona ko byakomeye, akegera ku ruhande. Umukecuru arabireba, akavuga ati ariko ko wigize inyamaswa mukobwa. Undi ati mama ziba nawe ntakongera, iki naguhaye kare wazibagiwe. Undi ati ariko ubundi kurwana wabyigishijwe nande, kuki usigaye uri akagome? Undi ati mama isuku igira isoko, ubugome mbukura kuri wowe, nagusiga se nkajyayo, ndi gutera ikirenge mu cyawe, hama hamwe rero usarura ibyo wabibye. Babahereza inzira, bagahera ko bakinjira. Jinta arinjira, akareba Lucas aharyamye, atangira kumukoraho, ari nako amufata mu biganza, amubwira ati mukunzi, ndagusezeranya ndaza gukora icyo ari cyo cyose byansaba, ariko mbere neza. Ndumva ari nkanjye wakabaye uryamye aha, ariko nabura wowe uri muzima. Atangira no kurira. Rayira arabireba, nawe akazenga amarira mu maso, ariko akegera Jinta akamukoraho, akavuga ati muvande wirira, utaza gutuma nanjye ndira. Uru rugamba tugomba kururwana kandi dukomeye, nta mpamvu yo kurira. Ndabizi musaza wanjye aramutse akangutse ntabwo yanezezwa no kukubona ufite agahinda nangwa se uri kurira gutya. Tugaruke kuri Nimurati ndetse na nyirabukwe, bari hanze byabashoboye byabacanze, bahera ko bagapanga, bakavuga ati ibi bintu rero ndabona bikomeye, hari ikintu tugiye gukora. Batangira gupanga. Nimurati akavuga ati mukecuru, ngiye kuguha igitekerezo, tugiye gushaka imiti turi butere Lucas. Iyo miti uyitera umuntu ikamumaramo amasaha 42. Oya nako ni 72. Nari nibeshye. Ayo masaha rero iyo arangiye utarabona urukingo umutera, ahasiga ubuzima agapfa. Ariko nanone uwo muti urawumutera akagagara ukagira ngo yapfuye. Rero icyo nshaka, tugiye kumutera umuti, none tumara kumutera umuti turaza kubeshya ko Kim ari we wabikoze, ari we Jinta, ubundi bahere ko bamufunga. Ndati sibyo birashoboka bite? Ndati yewe ndabizi, Rayira agiye kugenda kandi Kim ni uri busigara, twe turaza kumucunga ku jisho, aba ariko tubigenza. Ndabizi baraza gupima
babibone, hanyuma turahera ko tumushinja. Ako kanya rero koko nk'uko baba bari kubivuga, Layla arasohoka akigendera. Undi ati wabibonye ibyo nakubwiraga? Undi ati yego sha uri umuhanga. Baragenda bakajya gushaka umuti, cyane ko ni Murat aba ari agacakura, abazi ibintu byinshi. Aragenda agashaka umuntu kabwa ati ndashaka ko undangariza uriya muntu ugasa naho umusohoye, ndaza kuguhemba. Byose barabikora kuko wa muntu araza akajijisha Jinta, bikarangira asohotse. Ni Murat na nyirabukwe nabo barinjira bagatera Lucas wa muti. Ako kanya hashira iminota mike, imashini zigatangira kuvuza ubuhuha, ari nako zitabaza, bigaragara ko umutima wa Lucas utari gutera neza, yewe binashoboka ko umutima ushobora guhagarara isaha n'isaha. Abaganga baza biruka, bakihagera batangira kumwitaho bashaka ikibazo kiri. Ako kanya ni Murat ahera kakinjira ari kumwe na nyirabukwe. Jinta aho bari aho byamucanze arimo arira. Ni Murat ahera kakabwira abaganga atari ko muri ruhiriza iki, uyu mugore niwe uteye uyu Lucas umuti. Njyewe nari ndimo mbireba, yaje yambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa, nabanje kugira ngo ni n'umuganga. None reba ukuntu yinjiye ari kwiriza, murareba ukuntu ari kurira yingona. Niwe ubikoze. Batangira gukora investigation, ari nako bafata ibizamini kuko bajya kureba bagasanga yatewe umuti. Nta kindi kintu gikorwa, bahera ko bagahamagara polisi ikaza igatwara Jinta. Mu kumujyana rero, abaganga batangira kwibaza ubwoko bw'umuti Lucas yaba yatewe. Ya masaha 78 ababura amasaha 3 yonyine, naka amasaha 72 ababura amasaha 3 yonyine gabe yarangira. Kandi kurangira kwayo Lucas abagomba kwasiga ubuzima, cyane ko abagomba guterwa umuti uhagarika uburozi bateye mu mubiri we. Ni Murat na mama Lucas bakomeza kugerageza ngo barebe uko babona ukuntu binjira ngo bamutere wa muti, bikaba iby'ubusa. Amasaha aragenda akicuma, agasigara ari iminota 10 yonyine, ya masaha 3 yarasigaje kugira ngo bimurangirireho. Ya minota 10 irarangira, umutima wa Lucas gahera kugahagarara. Abaganga baratabara bagasanga umutima urahagaze. Layla nawe baba bamuhamagaye bakamubwira byose uko byagenze. Abura icyo akora n'icyo areka, ariko akabanza akagera kuri gereza, asanga Jinta ari kurira. Jinta akamubwira ati Layla, nukuri ntabwo nabikoze, ibyo bari kumbwira n'ibyo bari kukubwira byose ntabwo nzi uko byagenze, ntabwo nakwiyicira umugabo. Layla aramwitegereza akamubwira ati Jinta, njyewe ndakwizeye, I trust you, ndabizi ko utabikora, ariko ihangane, ibi bintu reka mbikurikirane, ndagusezeranya vuba cyane ntabwo uzaguma muri gereza. Ahera akajya kwa muganga, akigerayo akakira inkuru y'uko Lucas ibye byarangiye. Ahita acika intege, agahera kakicara hasi. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha.
ese iherezo ry'iyi nkuru y'inzitane ni irihe ko bikomeje kuba inzitane? nanjye bikomeje kuncanga, nanjye ndumva binshobeye, ariko byose twibaza tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni jye wandika kandi ni nanjye uyibagezaho.